Indwara y'umubabaro n'ibyishimo bihinduka bidasanzwe imenyerewe nka bipolar disorder mu cyongereza cyangwa se trouble bipolaire mu gifaransa. Iyi ni indwara ifata intekerezo za muntu kandi irangwa n'ihindagurika ry'imyitwarire y'umuntu. Ku ruhande rumwe usanga umuntu afite ibyishimo bikabije, ariko mu kanya gato ugasanga uwari wishimye afite umubabaro ukabije. Abahanga bavuga ko iyi ndwara ishobora guterwa n'indwara karemano z'uruhererekane zituruka ku ngirabuzima fatizo z'umuntu genetico. Ibindi bishobora kuyitera harimo ihungabana cyangwa se guhemukirwa n'inshuti magara, by'umwihariko umuntu usanzwe wizera. Ibindi bishobora gutera iyi ndwara ni uguhindagurika k'umutungo umuntu atunze cyangwa acunga, imiterere y'umubiri ndetse no kugira ubwoba bukabije n'ibindi. Reka dutangirire ikiganiro ku bimenyetso by'iyi ndwara mu gihe umuntu agaragaza umubabaro cyangwa agahinda gakabije. Iyo umuntu agaragaza umubabaro n'agahinda gakabije, harimo kwigunga rimwe na rimwe, kubura imbaraga no kunanirwa nta mpamvu, birumvikana bijyana no kubura ibitotsi. Ibindi bimenyetso by'iyi ndwara iyo umuntu agaragaza umubabaro n'agahinda gakabije ni uko umuntu uyirwaye agira urwikekwe, akabura ibyishimo ndetse no kwanga kurya. Kugira uburakari rimwe na rimwe nta mpamvu imuteye, ndetse no gupanga cyangwa gutekereza kwiyahura nabyo ni ibimenyetso by'indwara iyo umuntu agaragaza umubabaro. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'iyi ndwara mu gihe umuntu ari mu byishimo bidasanzwe. Iyo umuntu agaragaza ibyishimo, ibimenyetso by'iyi ndwara ni ukwiyizera bikabije, kugira imbaraga zirenze ukwemera ndetse n'ibyishimo byinshi. Ibindi bimenyetso by'iyi ndwara iyo umuntu agaragaza ibyishimo ni uko atabasha kuryama, kuvuga cyane bidahagarara, kubonekerwa ndetse no kwitekereza uko atari. Ku rundi ruhande, kwishima birengereye biganisha ku ngaruka zirimo gukora ubusambanyi ndetse no gusesagura ni ibimenyetso by'iyi ndwara iyo umuntu agaragaza ibyishimo. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara ipimwa cyangwa isuzumwa ku muntu uyirwaye. Ibipimo bya mbere ni ugusuzuma umubiri. Umuganga akora isuzuma rikorwa mu mubiri hamwe n'ibizamini byo muri laboratoire labo test, kugira ngo amenye imvano y'ibimenyetso by'ubu burwayi. Ibipimo bya kabiri ni ugusuzuma ubuzima bwo mu mutwe. Iri suzuma rikorwa n'abahanga mu bigendanye n'uburwayi bwo mu mutwe, hakabazwa abagize umuryango w'umurwayi ndetse n'inshuti ze ku bigendanye n'uko bamubona. Ibipimo bya gatatu ni ugusuzuma imyitwarire. Muri iki gice umuganga areba uburyo umuntu yitwara ku munsi, uko asinzira n'ibindi bitandukanye bimwereka ku buryo yitwara mu bandi. Nyuma umuhanga mu ndwara zo mu mutwe agereranya ibimenyetso by'umurwayi n'ibipimo rusange bigenderwaho ku muntu urwaye bipolar disorder. Iyo amaze kubona ibisubizo afata umwanzuro niba koko umurwayi afite iyi ndwara cyangwa se niba ntayo afite. Reka dukomeze ikiganiro uko buryo iyi ndwara ivurwa. Uburyo bw'ibanze bwo kuvura iyi ndwara ni uguha umurwayi imiti no kumuha ubujyanama. Ingano n'ubwoko bw'imiti umuganga byandika akurikije ubukana bw'ibimenyetso umurwayi agaragaza, by'umwihariko ashingira ku bisubizo by'isuzuma yakoze. Imiti ya mbere ikoreshwa ni iyishyira ku murongo morale y'umuntu izwi nka mood stabilizers. Muri iyi miti twavuga Lisobid, valproic acid, Depaken, Divaproex sodium, Depacod, Carbamazepine, Tegretol, Equetro na Lamotrigine izwi nka Lamitco. Imiti ya kabiri ikoreshwa twavuga ivura ibisazi, iyi izwi nka antipsychotics. Muri iyi miti twavuga nka Olanzapine, Ziplexa, Risperidone, Quetiapine, Aripiprazole, Ziprasidone, Rulasidone ndetse na Asenapine. Imiti ya gatatu twavuga imiti ikoreshwa mu kuvura agahinda gakabije. Imiti ya kane ikoreshwa twavuga imiti ivura agahinda gakabije ikomatanyije n'ivura ibisazi.
Muri iyi miti twavuga gukoresha uruhurirane rw'imiti yo mu bwoko bwa antidepressant fluoxetine na antipsychotic olanzapine. Imiti ya gatanu ikoreshwa twavuga imiti ivura guhangayika by'umwihariko, muri yo twavuga uwitwa benzodiazepine. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo iyi ndwara umuntu yayirinda. Ubusanzwe uburyo wakwirinda ubu burwayi ni ukudakoresha ibiyobyabwenge ndetse no kunywa inzoga zikaze cyangwa ukirinda guhangayika cyane. Ikintu cyiza cyagufasha kuyirinda by'umwihariko ni uguhozaho gukora siporo no kurya indyo yuzuye kandi ukagira gahunda yo gukora ibyo uba wateganyije. Ingaruka z'iyi ndwara zikomeye ni uko umurwayi ashobora kwiyahura kandi umurwayi ashobora gukora ibikorwa bibi byamukururira urupfu. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.